Amahoro y'Imana, impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe. Bavandimwe inshuti bakunze b'ikiganiro cy'amateka y'amadini, twongeye kwishimira kubana namwe uno munsi kuvuga kumenya Imana n'inzira zayo. Uyu mwaka kandi uzababera umwaka wo kwiringira uhoraho Imana yanyu. Unababera umwaka wo kugarukira uhoraho mumwicuzaho, mumusaba imbabazi, mureka ingeso mbi n'ibikorwa bibi, mwitabira ibikorwa byiza bihesha icyubahiro ikiremwa muntu. Abantu rero benshi kuva kera kose kugeza mu bihe turimo bahorana inyota y'ubutunzi bufatika mu buzima bwa hano ku isi. Bahora bafite inyota y'ibintu bifatika. Ibyo turaza kubireba muri Korani ntagatifu mu isura ya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Tuze no kwinjira mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 18. Bimwe mu by'abantu bahora bararikiye bafitiye inyota harimo abagore beza, harimo amafaranga, harimo amazu meza, harimo amasambu, harimo amatungo, harimo ibigenderwaho, hariho imitako igiye itandukanye. Ibi byose ni ibintu abantu bashakisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Ariko ibyo byose Korani ntagatifu mu isura ya 3 ku murongo wa 14 iravuga iti ibyo ni ibyishimo by'akanya gato muri ubu buzima bwa hano ku isi. Ni ibyishimo by'akanya gato muri ubu buzima bwa hano ku isi. Hari ibindi byishimo rero tugomba gushakisha tuza kubona. Ibi byishimo muri ubu buzima bwa hano ku isi birarangira, ni iby'akanya gatoya. Twinjiye mu gitabo cy'umubwiriza muri Bibiliya, duhere ku gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere, duhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Turaza no gusoma umurongo wa 14 n'uwa 17. Dore amagambo ya Koheleti mwene Dawudi, umwami w'i Yerusalemu. Koheleti yaravugaga ati, ibintu ni ubusa koko. Byose ni ubusa. Ni iyihe nyungu umuntu akura mu miruho yose imushenjagurira kuri iyi si? Ni iyihe nyungu umuntu akuramo? Igisekuru kirahita, ikindi kigataha, nyamara isi yo ikomeza kubaho. Aya ni amagambo aremereye cyane agaragaza yuko ibi byose dukusanya dushakisha n'ubusa birashira. N'abantu ikinyejana kimwe kikavaho hakajyaho ikindi kinyejana. Abantu bariho mu gihe kimwe ni imyaka 100, iyindi 100 hakaba hagiyeho abandi bashyashya. Ibintu rero ni ubusa. Ku murongo wa 14 haragira hati, nitegereje ibikorerwa ku isi nsanga byose ari ubusa busa,
bikaba ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ku murongo wa 17 noneho, nitondeye gusobanukirwa ubumenyi n'ubuhanga, kumenya ubugoryi n'ubusazi, ibyo nabyo nasanze ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. N'abantu bashakisha ubumenyi mu nzego zose zitandukanye, bakaba abahanga, bakaba abadogiteri, bakagira amadiplome agiye atandukanye, ariko ibi byose ni ubusabusa iyo bidashingiye mu kumenya Imana, mu kwitondera amategeko y'Uwiteka. Ariko abantu babigirira iki? Babigirira inyota. Reka rero turebe ibyo abantu bakagombye kugirira inyota. Inyota nyanyota abantu bakagombye kuyigirira ibihe bintu. Icyambere, abantu bakagombye kugira inyota y'ubwami bwo mu ijuru. Umurongo ukurikiyeho muri surati Al-Imran, isura ya 3 ku murongo wa 15, nyuma y'uko tumaze kugaragarizwa ibikurura abantu, ibishimisha abantu n'ingero zabyo twazibonye, hanyuma tukabona yuko ibyo ari ibyishimo by'akanya gatoya. Ku murongo wa 15 ukurikiyeho haragira hati, icyiza kiruta ibyo byose ni ugushakisha ijuru ry'Uwiteka. Ijuru rya Nyagasani ni ryo ryiza kurenza ibyo byose. Abantu rero bakwiriye kwibanda mu gushakisha ubwami bw'Uwiteka. Icya kabiri abantu bagomba kugirira inyota ni ukugira inyota yo gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, bagasobanukirwa neza ibyanditswe bitagatifu, ibyanditswe byera, bakabisobanukirwa n'aho bibaganisha. Ibyo tubisanga muri Amosi, muri Bibiliya, muri Amosi igice cya 8 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Naho muri Korani ntagatifu mu isura ya 10 ku murongo wa 58 batubwira ko amagambo y'Imana, inyigisho zituruka ku Mana, ziruta ibyo abantu bakusanya mu mitungo. Bya bindi abantu bahoranaho inyota, ibyo byose birutwa no gushyira amagambo y'Imana mu bwenge bwawe, mu mutwe wawe, mu bikorwa byawe, ugahora ushakisha Uwiteka Imana yawe. Icya gatatu tugomba kugirira inyota ni ubutungane. Gutunganira Imana, ukaba umuntu w'intungane imbere y'Uwiteka Imana yawe. Wubahiriza amategeko y'Imana, wubahiriza iby'Imana. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 6 haragira hati, hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota, kuko bazahazwa. Abumva basonzeye gutungana bakabigirira n'inyota bazahazwa. Ni muri Matayo 5 ku murongo wa 6. Kumenya Imana rero n'inzira zayo nibyo biganisha umuntu mu butungane. Nk'uko twabibonye, gushakashaka Imana muri Korani ntagatifu isura ya 5 umurongo wa 35, no muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 6.
Bityo rero muvandimwe, gira inyota y'ubwami bw'ijuru, ugira inyota ku ijambo ry'Imana, unagira inyota ku butungane. Ikindi nanone, abantu benshi mu bihe byacu, mu bihe turimo, biringira imbaraga zifatika za bene Adamu, biringira imbaraga zifatika za bene Adamu, bityo bagakura icyizere ku Uwiteka, kwizera Imana bikagabanuka. Nyamara igitabo cya Korani na Bibiliya bitugaragariza yuko ba bandi bizera Imana bakayiringira ari bo biringira imbaraga nyambaraga. Muri Korani ntagatifu isura ya 65 ku murongo wa 3 haragira hati: kandi uwiringiye Allah, uwiringiye Imana rwose aramuhagije. Uwiringiye Imana, Imana iramuhagije. Mu by'ukuri Allah asohoza umugambi we, Imana isohoza umugambi wayo, kandi buri kintu Imana yagishyiriyeho igeno ryacyo. Kwiringira Imana, ugashyira Imana imbere, ukaba ariyo wizera, wiringira, wizeraho ubutabazi, wizeraho buri kimwe, uba ufite imbaraga nyambaraga. Muri Yeremiya 17 ku murongo wa 7, ariko uzasome uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8, ariko nonaha tugiye gusobanura Yeremiya 17 ku murongo wa 7 haragira hati: hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ntiwiringire ikindi kintu, ntiwiringire izindi mbaraga. Icya gatatu rero tugiye kurangirizaho nuko abantu benshi mu bihe byacu, mu bihe turimo, abantu benshi mu bihe tugezemo bakora ibibi, bakora ibyaha, bakora ibibi batazi ko hari ubagenzura. Ntabwo bazi ko hari umugenzuzi ubagenzura ku byo bakora, kandi ntabwo bazi ko bazabiryozwa. Ntabwo bazi ko hari ubagenzura uzabibaryoza. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo abantu bigomeka bagakora ubugome, bagakora ibibi, bazi ko nta ngaruka, bakora ubwangizi bukomeye cyane hano ku isi. Nyamara umva uko Uwiteka atubwira mu gitabo cya Bibiliya ndetse no mu gitabo cya Korani. Reka duhere kuri Korani ntagatifu isura ya 14 ku murongo wa 42. Haragira hati: kandi ntugakeke na rimwe ko Allah, ntugakeke na rimwe ko Imana irangaye ku by'inkozi z'ibibi zikora. Ntugakeke na rimwe ko Imana irangaye ku by'abanyamahugu, abanyamahugu bakora, ahubwo arabarindiriza kugeza ku munsi bazaturumbura amaso, umunsi bazaba bareba ibihano by'Uwiteka, baturumbuye amaso, babuze aho bahungira. Imana rero ntabwo irangaye ku byo bene Adamu bakora. Reka turebe umurongo nanone wo muri Zaburi igice cya 50 ku murongo waho wa 21, ariko nuyisoma neza uzahere ku murongo wa 16 ugeze ku wa 21. Aha rero tugiye kureba umurongo wa 21.
haragira hati ibyo urabikora nkakwihorera, niko Uwiteka avuga. Ukora ibibi byose byarondowe mbere y'uyu murongo wa 21 uhereye ku murongo wa 16 muri Zaburi 50 uhereye ku murongo wa 16 bakubwira ibibi bene Adamu bakora. Noneho ku murongo wa 21 ukaba nk'umwanzuro ngo ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe. Ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Murumva ko uyu murongo urajya gusa neza n'uwo dusomye muri Korani ntagatifu ngo Uwiteka ntarangaye ku byo inkozi z'ibibi zikora, ahubwo arazikerereza kuzageza ubwo azazereka ibyo zakoraga agiye kuzihana zigaturumbura amaso. Uyu murongo nawe ukavuga uti ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe, ukibwira yuko ntakureba. Ngo ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe. Hari igihe amaso yawe azabona ibyo wakoraga ugiye kubihanirwa, niho uzaturumbura y'amaso nk'uko twabibonye muri Korani. Ngo Imana ikabikwereka uko bikurikirana byose muri Zaburi 50 umurongo wa 21. Aha rero igikenewe ni iki kuri ba bandi bacumurira Uwiteka, bica amategeko y'Uwiteka? Hahirwa ba bandi bihutira gusaba imbabazi Uwiteka bakava mu bibi bagakora ibikorwa byiza. Abo barahirwa. Muri Korani ntagatifu isura ya 3 ku murongo w'133 haragira hati kandi mwihutire gushaka imbabazi ziva kuri Nyagasani wanyu, muhatanire gusaba Nyagasani wanyu imbabazi, munihutire gushaka ijuru rifite ubugari bungana n'ibirere n'isi, ryateguriwe abagandukiramana. Naho muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 7 haragira hati, Yesaya 55 umurongo wa 7 haragira hati umunyabyaha nareke ingeso mbi, umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranurwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe, aramugirira imbabazi. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose, yuje imbabazi. Aho ni muri Yesaya 55 ku murongo wa 7. Aya magambo rero tumaze gusoma ni amagambo tuguhayeho impano. Gira inyota y'ubwami bw'ijuru, ugire inyota y'ijambo ry'Imana, ugire n'inyota yo gutunganira Uhoraho Imana yawe.